turabashuje mwese bene data bakunzi bacu b'ikiganiro cy'isaha ya 9 mwese tubahaye ikaze hano kuri Pure Gold Channel. Amazina yanjye nitwa Jose Irumva, nkaba nejejwe mwese no kubaha ikaze hano kuri iki kiganiro cyacu mwese mukunda mumaze kumenyera ku ijambo ry'umunsi, ariko iki kiganiro cyacu akaba ari isaha ya 9. uyu munsi turakomeza tureba undi mwinginzi cyangwa se intercessor wa 4. tumaze iminsi twiga iri somo ry'abinginzi kuko ridufitiye umumaro, cyane cyane abantu bumva bafite umwete cyangwa se umuhamagaro cyangwa se bashaka gusenga no kwegera Imana. Ijambo ry'Imana hano ritwigisha yuko hari abantu benshi cyane bagiye bahabwa uyu murimo kandi bakawukora neza. Tumaze iminsi rero tubireba tubigiraho bene data, kandi hari abantu bagiye bampa feedback bambwira ati warakoze. Ibi ni byiza cyane kutwibutsa ko hari abantu Imana yagiye ihamagarira kwinginga, kandi nubwo byatinda nyuma yaho Imana ikora ibikomeye. Imana irakingura imiryango myinshi kubwo gusenga no kwinginga umuntu ntarambirwe. Tumaze kubona abinginzi 3, uyu munsi turareba uwa 4. Twakwiyibutsa uwa mbere ni Aburahamu wingingiye Sodomu na Gomora, yari inshuti y'Imana. Uwa kabiri twabonye ko ari ninde? Uramwibuka? Wambwira wanyibutsa? Twibutse umwinginzi wa kabiri twabonye ni Mose. Come on, ni Mose, nizeye ko wamwibukaga. Umwinginzi wa kabiri ni Mose. Mose nawe yari inshuti y'Imana. Mose yingingiye Abisirayeli akajya basengera, ndetse Imana imukoresha kubambutsa abakura mu gihugu cy'uburetwa aho bari bari muri Egiputa, arabajyana bageza mu gihugu cy'isezerano. Nawe waba Mose uyu munsi wa none. Undi mwinginzi wa 3 twaje kubona ni Samweli. Samweli Imana yamuhamagara umwana muto cyane, niko twabonye ubushize. Imana itangira kumuha impano y'ubuhanuzi, kumukoresha ari umwana muto cyane ufite imyaka hagati y'10 n'6. Imana yamukoresha, yamutuma ikamukoresha ibitangaza ari umwana muto. Itangira kumuhamagara gutyo, ndetse imuha n'ubwenge, ahinduka umucamanza w'Abisirayeli, ahinduka umwinginzi wabo, ahinduka umuntu ukomeye ukorera Imana. Umwana wawe niko byagenda, nawe ubwawe niko Imana ishaka kugukoresha, nanjye kandi nuko. Reka bene data dukomeze twigire hamwe. Uyu munsi turareba undi mwinginzi ukomeye cyane mwese mukunda, ndabizi abenshi bakunda gusoma Bibiliya baramukunda. Nanjye uyu mugabo namwigiyeho byinshi, mwigiraho byinshi umunsi wa none. Ndavuga make, uyu mugabo witwa Eliya niwe mwinginzi waje kuboneka wa 4 haciye imyaka myinshi cyane, ngo amajana n'amajana, nta wundi mwinginzi uhari. Imana iza kuza guhamagara Eliya nawe ngo asenge ahagararire. Urebye isi yose yashakaga ko buri wese yahindukirira Imana. Uyu ni wo muhamagaro Eliya yari afite, ko buri wese yahindukirira Imana. Icyo gihe ku gihe cye abantu benshi cyane basengaga ibigirwamana, za Bayali n'ibindi bidafite umumaro, Imana zitavuga, ariko yari afite umutwaro wo kugira ngo yerekane Imana iyo ariyo. Muri ibi byose yakoraga umurimo wo kuvuga, wo guhanura, kandi akanasenga, akinginga, agapfukama, akarara no hanze. Tubona ko atagiraga urugo muri makeya, ariko yari yariyeguriye Imana. Eliya yari yariyeguriye Imana, yaritanze, yaremeye gukora ubushake bw'Imana kuko ariyo yari yaramuhamagaye. Imana ni igitangaza cyane. Iryo jambo nkunda kurivuga ngo Imana ni igitangaza cyane, igitutangaza ibintu ikora. Ni umunsi wa none wowe waba Eliya w'uyu munsi, w'uyu mwaka, w'iki kinyejana, waba Eliya. Nanjye nuko kandi nibyo nifuza. Uyu mugabo Eliya hari ibintu 3 twamwigiraho. Ikintu cya mbere twakwigira kuri Eliya ni ukumenya ko amasengesho,
kwinginga, gupfukama, kudatuza, guhora usenga buri gihe bihindura byinshi. Harimo imbaraga z'Imana. Niko byamugendekeye nawe, kubera gusenga no kutarekeraho no kutabivamo no gukomeza, byahinduye byinshi rwose, n'ibitangaza bikomeye cyane. Ndetse ubuzima bwe tubureba tubusanga mu isezerano rikuru mu bami ba mbere, ugakomeza ibice 17 n'icya 18, ugakomeza no mu bami ba kabiri igice cya mbere cya kabiri. Uzahasanga byinshi cyane bivuga ibyerekeranye n'uyu muhanuzi w'Imana, n'uyu mwinginzi, umwentesesa Imana yari yahamagaye, ari we Eliya. Ikindi cya kabiri tumwigiraho ni uko atacikaga intege. Ntabwo yacikaga intege mu gihe agize ibimugora, mu gihe agize ibibazo, mu gihe ubuzima bukomeye. Tuzi ko twese turi abanyantege nke, ndi umunyantege nke. Iyo mbonye ibinjegeza, iyo mbonye ibintu binshi intege, hari igihe mpagarara nkavuga nti bite bigenze gute, ya Mana iri he? Ugasanga nibajije byinshi, ncitse intege. Hari n'ababivamo burundu, ariko si cyo gikwiye mwene data. Niba uyu munsi wa none wumva iki kiganiro cyacu cy'isaha ya 9, ukaba wumva yuko hari umwinginzi witwa Eliya wahuye n'ibikomeye, yageraga mu kaga adafite n'aho aba, hari n'igihe yasonzaga, hari n'igihe rwose yabaga afite ibibazo, bamurwanya ari benshi, ndetse hari n'abashaka kumwica. Umwami Ahabu n'umudamu we n'umugore we, umwamikazi, bashaka kumwica, arahunga, agira imibabaro, agira ibibazo bikomeye cyane, ariko ntarekeraho. Yageze ngo ku rwego rw'aho yumvaga yapfa, byarangira, akaniyahura bikarangira, ariko Imana ikamutabara, Imana ikamwegera, Imana ikamugoboka, Imana ikamufasha, Imana ikongera ikamuha imbaraga, gutya akongera agakomera. Eliya mu bibazo yahuraga nabyo bimutuma aba depressed, bituma agira imibabaro myinshi, ntabwo ibyo byigeze mukubita hasi, ntabwo byigeze bituma areka Imana, ahagarara gusenga, areka umuhamagaro we. Imana idufashe cyane. Eliya ikindi twamwigiraho cya gatatu ni uko yizeraga Imana cyane. Yizeraga Imana mu bibazo byose, ntatuze. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Ntahagarare, ntacogore, ahubwo akizera Imana muri byose. Mu byahuraga nabyo byose yizeraga Imana. Mu bintu byose, aho yajyaga hose yaravuga ati uko bimeze kose, yasonza, yakena, yabura icyo kunywa, yabura aho arara, ibyo ari byo byose yizeraga Imana, kandi Imana ikamufasha. Imana yaramufashaga mu buryo bwose. Dusanga ko muri make, mvuze muri make, hari igihe Imana yamuyoboye adafite aho ari, adafite n'icyo kurya, aragenda agera ku mupfakazi w'umukene, nawe utari ufite icyo kurya. Bibiliya itubwira ko uwo mupfakazi yari asigaranye agafu gake cyane, yakoragamo ubugari, umutsima, n'umwana we basigaje agafu gake, bavuga ati aka turakararira twipfire. Ariko Eliya, kuko Imana yari yamutumye ngo bariho ajya ahacumbike, ntabwo Imana yamwohereje mu bami cyangwa abantu bakize muri icyo gihe, yamwohereje kuri uwo mukene w'umupfakazi usigaje agafu kangana urwara, ngo agakore nk'umutsima awurye n'umwana we, nibarangiza bipfire ku munota wa nyuma. Umva ukuntu Imana ikora. Imana yaje gukora ibikomeye. Eliya abonera umugisha, mumbabarire, Eliya abonera umugisha kuri uwo mupfakazi, n'umupfakazi abonera umugisha kuri Eliya. Bose Imana ibakorera ibitangaza. Ka gafu ka wa mubyeyi wari ukennye, ka mupfakazi karatubuka, kuko Imana yari ihari, kuko hari hageze umuhanuzi w'Imana, umwinginzi, umunyamasengesho, ukora ubushake bw'Imana yari yahageze. Eliya yari yahageze. Amen. Iyo umunyamasengesho, iyo wizera Imana, iyo wiyeguriye Imana, iyo ukora ubushake bw'Imana, iguha umugisha. Kandi umugisha aho ugiye ugahesha umugisha, n'aho uraye, n'aho ugiye bakakubonera umugisha, ibintu byose bigatubuka. Uwo mubyeyi, uwo mukene, uwo mupfakazi, agafuke karatubutse. Amen. Ifu ye yaratubutse, buri munsi akabona iyindi ifu ikiyongera buri munsi, kuko Imana yari ihari. Kandi Eliya yari afite kwizera gukomeye cyane. Amen.
ibyo ni ibyo twamwigiraho. Hari n'ibindi byinshi cyane, gusa ndavuga muri make bikeya. Hari ibindi twamwigiraho. Eliya ni wa muntu Imana yakoreshaga kubera kwizera ko no gukora ubushake bw'Imana, agasenga imvura ikagwa yari yarabuze, agasenga umuriro ukamanuka uturuka mu ijuru abantu babireba. Iyi ni inkuru iryoshye cyane. Nushaka gusoma inkuru ya Eliya iby'Imana yamukoresheje mu buryo burambuye, uzasome Abami ba mbere uhere ku bice 17 uzarebe. Ni inkuru iryoshye cyane. Aho nagira ngo nkwereke gusa muri make yuko gusenga, gutitiriza, kwinginga, iyo tubikora dufite umutima ukunze kandi twizeye Imana, ibitangaza birakoreka. Aya ni muri make nkubwiye. Hari byinshi cyane. Imana ni igitangaza. Hari undi mugabo nshaka ko twigiraho muri aka kanya hano kuri iki kiganiro cyacu cy'isaha ya 9. Umugabo nawe witwa George Muller. Uyu ni umugabo wabayeho mu 1805. Aza kuza kwitaba Imana afite imyaka 94 mu 1898. Uyu mugabo yari afite kwizera gukomeye cyane. Yari afite kwizera gukomeye, yari afite gukora ubushake bw'Imana, kandi yari umunyamasengesho. Yasengaga ya masengesho asenga mu gitondo, mu masaa 9 na nijoro, buri gihe agasenga. Kandi yari umukozi pe, yari umukozi. Yatangiye itorero, ari umupasiteri, atangira n'abantu bakeya, ariko itorero rigenda rizamuka. Ikindi Imana yamushyize ku mutima, yari umuntu ukunda abana b'imfubyi, abana batagira ababyeyi. Muri icyo gihe cye, mu gihugu cye yabagamo cy'Ubwongereza, icyo gihe hari abana b'imfubyi bajyaga babura ababyeyi, abana bagasigara gutyo badafite gifasha. George Muller Imana imushyira umutima wo gukunda abo bana b'imfubyi, imushyiramo uwo mutima, imushyiramo kugira urwo rukundo rwo gukunda abo bana. Kandi George Muller nta kindi kintu yari afite, nta butunzi bundi yari afite, gusa yari afite ubutunzi bukomeye, ari ukwizera, gusenga no gukora ubushake bw'Imana. Uyu mugabo namwigiyeho byinshi. Nawe mwene data, reka dufatanye kumwigiraho kuri iki kiganiro cy'isaha ya 9. Isaha ya 9 ni isaha nkunda cyane. Ni isaha umuntu yari akwiye guhagarika ibyo yakora, agasenga Imana, ukinginga na mu gitondo cya kare nk'uko Yesu yabikoraga. George Muller nawe yarasengaga nk'uko Yesu yasenze. Nubwo George Muller navuga ngo ntabwo ari igihe cya none, ariko imyaka yatambutse ni myinshi cyane. Uko Yesu yari ari n'uyu munsi niko akiri. Uko Yesu yabanye n'abantu ba kera muri iyi myaka itambutse ari myinshi, n'uyu munsi wa none ko ari, kandi ngo niko azahoraho. Amen. Imana yacu ntabwo ihinduka. Uko yakoresheje George Muller ikamuha umugisha kubera gusenga, kwizera ndetse no gukora. Yari umukozi cyane. Yari umukozi, ntabwo yari umunebwe. Ngo yarakoraga ku buryo yatangiranye abana b'imfubyi 26. Atangira akodesha amazu aho yabashyiraga amacumbi. Bukeye uko asenga, uko akora, ntabwo yasabaga amafaranga, ntaza organization zari zihari nk'uko bamwe bazifitiye umunsi wa none muri iki gihe cya none bazitabaza, ahubwo we yitabazaga organization zo mu ijuru. Imana igakingura inzugi, igakora ku bantu, bakamuha amafaranga, akabona amafaranga arisutse aje ari menshi. Kubera iki? Kubera kwizera, gusenga, gutitiriza, kureba Imana, kureba mu ijuru, maze ibitangaza bigakoreka. N'uyu munsi wa none wowe nanjye tubikoze byabaho. Imana tuyizeye kuko ishobora byose, amafaranga twayabona tuyakeneye yo gukora umurimo w'Imana. Twabona ibitangaza, tugakomanga, ibitangaza bigakoreka. Twabona umugisha. Imana yahawe umugisha. George Muller aza kubona amazu menshi, arubaka, abona amafaranga yo kubaka amazu menshi, amashuri, aba bana babona ibyo kurya. Ngo baje kwiyongera barenga 1000. Yatangiranye abana 26, baza kwiyongera barenga 1000, kandi ariko bafite amacumbi yabo noneho, ariko bafite amashuri yabo noneho, ariko bafite ibyo kurya byinshi. Imana ibaha umugisha. Kubera iki iyo migisha yayibonye George Muller? Kwizera,
gusa kwizera imana, gukora ubushake bw'imana no gutitiriza, agahora asenga kandi agasenga ya masengesho y'imana iyazi yonyine. Imana ishimwe cyane. Twakomeza tukareba byinshi, ariko nagira ngo mbakumbuze gusenga, mbakumbuze kwinginga, mbakumbuze kwizera, mbakumbuze kurambura amaboko tugahora twingingira abandi, tubikora kugira ngo imana yacu ihabwe icyubahiro, atari amasengesho yo kwikunda, atari amasengesho yo kugira ngo abantu bandebe bamenye, ahubwo ari amasengesho yo kugira ngo abantu bamenye Imana Data, Imana ishobora byose ihabwe icyubahiro. Bene Data, nagira ngo mbashimire cyane, mbashimire ibihe byanyu, mbashimire uyu mwanya mwafashe wo kugira ngo mukurikire kino kiganiro cy'isaha 9, ikiganiro cy'isaha 9. Ujye ugikunda, ujye ukirikaho hano kuri Pure Gold Channel. Ndakwizeza neza ko tuzahigira byinshi, uzahigira byinshi, uzafashwa na byinshi, kandi bizatuma nawe ukura mu buzima bwawe, ukura muri fefu yawe, ukura mu kwizera kwawe, ukura mu kwinginga kwawe, ukura mu nzira, ndetse ukura no mu buryo bwo gukora, ngo dukore kandi dusenge, twinginge ntitubivemo. Imana izageraho ikingure, duhore dukomanga, hora ukomanga, urugi ruzakingurika. Ntubirambirwe. Imana itugirire neza cyane. Nagira ngo nkumenyeshe ko tuzakomeza ubutaha, ntugacikwe mwene Data. Ntabwo nabura kugushimira cyane, ngushimira ko ukurikirana iki kiganiro, ngushimira amasengesho yawe, ngushimira kandi gukora subscribe, ugakora share na like. Imana ikumpere umugisha bene Data, ndabakunda mwese, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Bye bye. Amen.